Ya bakuzi ba Clarence Sport TV turi mu ntara y'amajyepfo muri Arkidiocese ya Kabgayi Paruwasi ya Saint Andre hari kubera imihango yo gukomezwa ku bana bahawe isakramento ryo gukomezwa. Ya rero twasuye Paruwasi ya Saint Andre Arkidiocese ya Kabgayi tugira ubuntu bwo guhura n'umwe mu bana watangira twibwira. Amazina yanjye yitwa Ihirwe Nikita. Ya Paruwasi yihe? Paruwasi ya Saint Andre Tarama. Aha, Arkidiocese yawe ni yihe? Ya Kabgayi. Aha mu by'ukuri twabonye imyiteguro yanyu ukuntu yari imeze mu kiliziya, abantu hanze yaho ubona ko ari abantu babigishije babateguye. Ese mu by'ukuri abakurikiranye Clarence Sport TV ugukomezwa n'iki? Ugukomezwa mu by'ukuri ni isakramento Yesu wazutse duheramo imbaraga zihariye za Roho Mutagatifu zituma tumubera abagabo mu bantu. Nibyo uratubwira ko muba muhawe isakramento rituma muhamya Yesu Kristo kandi mukamubera intumwa mu bantu. Aha, urugendo rwanyu kugira ngo mube mugeze umunsi wo gukomezwa rwari rumeze bute? Ni ukuvuga ngo twahereye mu mwaka wa 4 abo twiganye twajyaga kwiga ku mashuri kuri Centrale, tukiga buri wa gatandatu no mu wa gatanu nuko tukajya kwiga, bigeze aho baza kutubaza turatsinda, nuko tugera imyiteguro nyine turakomezwa. Uravuga ko n'urugendo mwatangiye mwiga mu wa 4 kugera uyu munsi byari byoroshye? Hari ingorane, ntabwo umuntu yabura ingorane ahura nazo. Kubifatanya n'amasomo asanzwe se ntabwo mwabonaga ko bibagoye? Byaratugoraga cyane birumvikana. Aha, uruhare rw'ababyeyi mu rugendo rwanyu rubaganisha ku isakramento ryo gukomezwa rwabaye rubi? Baradufashaga mu gusubira mu by'abarimu batwigishije kuko hari abana badafata vuba. Hari igihe nk'umubyeyi aba yibereye mu kazi, umwana nawe agataha akajya muri televiziyo, gusa hari ababyeyi nyine badukurikiranaga. Ya, ni byiza. Wow. Aha. Noneho uyu munsi nk'umuntu wahawe isakramento ryo gukomeza, nuwe musanzu wawe muri barumuna bawe muvindimwe cyangwa abana mwigana cyangwa muturanye, ni cyo kintu ugiye kubafasha nk'umuntu koko wabaye ugiye umwe mu bahamya Yesu Kristo? Ni gutinya Imana, kuyikunda, kuyubaha, mbese ndabafasha gukurikira no kubaha amategeko y'Imana. Ni byiza cyane ko uyu munsi usanga hari abana nyine usanga badashaka kugendera ku mategeko y'Imana cyangwa bagashaka kwitwara uko babonye, ariko uyu munsi uravuga ngo ngiye gutanga umusanzu wanjye nk'uko nabaye umugabo mu bahamya Yesu Kristo, nanjye nkagira icyo ntanga. Aha, ibyo ni byiza cyane. Aha, mumaze kumenya ko mwatsinze mwemerewe kuzakomezwa mugahabwa ibyo sakramento, ababyeyi banyu niki batangiye kubafashaho muri urwo rugendo? Ni ukuvuga ngo twagiye kugura imyenda, birumvikana, ibyo kunywa, ibyo kurya, aho tuzakirira abashyitsi, ibintu nk'ibyo. Mu by'ukuri urashima ababyeyi bawe ku ruhare bagize mu myiteguro yawe? Ubonye abantu bakugaragiye bangana gutya, ukabona uburyo bagushagaye, ukabona abanyogosenge navuga ngo n'abanyokorume n'abandi, ni iyihe shusho byagusigiye? Byanyeretse ko bankunda, baranzirikana, ni ukuri pe, nanjye ndabakunda. Ni irihe sezerano wabaha muri uru rugendo rw'ubu buzima, ukaba ati nanjye umusanzu wanjye ntabwo nzabatenguha, ni iki wabizeza? Nabo nzajya nkomeza kubaba hafi, abashaje mbafashe, abafite ibyago nyine mbatabare. Nibyo baravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Ku ishuri, ku bijyanye no kujya gusenga, ese ujya ugerageza no gukora siporo? Ni nk'iyo siporo ukunda? Like football. Ya, football kubera iki? Kuko Okay, nta kibazo wivuga ngo wenda kirakunaniye, ariko ni umukino nawe mwiza kandi ubona ari mwiza. Rero natwe turi hano nka Clarence Sport TV twahisemo kujya mu ntara y'amajyepfo
dutoranyamo umwana umwe mu bari bahari kugira ngo tugirane ikiganiro, kandi ni byiza. Tukiri aho ngaho rero, uriga uyu munsi mu mashuri abanza, uri mu wa kangahe? ngiye kujya mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu. Wumva imbere urangije wa segonderi waziga iki? Naziga ibijyanye n'amategeko. Wow. Hari uwo wikomoraho mu muryango? Yego. Inde? Papa. Wow. So amategeko nabyo ndatekereza niba ubikunda ni byiza, gufasha abantu bafite amakimbirane ugakemura ibibazo. Yego. Uyu munsi ni bande